hanyuma ibindi ukurikirane wabwifite ura akuyesha yanga kumufasha kumvikana by'ibyo yatakaje. Yego. Turahita tumuha igihano cyo kumugira umusazi noneho uko hano inzoka umunsi wose yiriwe ahangaha ariko nyine inzoka yo yari namuriho tu natwe twagize ubwoba twashatse kwirukanka cyane fresh. Yego. Ikibazo rero ubu ngubu ko bari buze kuvuga abantu wenda badukurikiye bati uyu nguyu uri kuyimukorera gutya yihindagura gutya nawe abifitemo uruhare, wowe ufitemo uruhare bino bintu. Okay, nje nta ruhare mbifitemo kuko aba ari akazi kacu nyine. Yego. Umeze fresh. Igihe nitwa Junior, umusore wanjye utagira ibinigozi muhambira, ikindi kuba kumushwi si muhweza gaca. Merry Christmas to you. Umwaka mushya muhire kuri mwese ndetse na Noheli nziza, ndabizi ko yabaryoheye cyane. Rero tumeze fresh twese hano kuri Favugaz TV, reka dushimira abantu ruvuga ngo ibintu twe twiyemeje byo kurangiza uyu mwaka dufite 100 subscribers cyese abadukurikira. Ibintu twabigezeho biri no kurenga ubu ngubu urabona ko ibintu bimeze fresh cyane, kabashimire ngiye no kubahereza video ibashimira cyane nateguye. Ariko uyu munsi inkuru abantu bampaye ndavuze ngo ntago nayirarana ntayibagejeje home. Mumeze mutaho muri hirya no ku isi, umuntu muturi mideni rya subscribe yikandeho ukabyarawe nubundi ikandeho tuve mideni, nibyo byiza cyane. Gero nitwa Junior nyine sinjye muri mpambira nkuko nari mbivuze. Turi kumwe n'umudamu hano umusirimu umeze fresh cyane. Mudamu ufite ibibazo amagara avuga ati Junior bino bintu ngomba kubikugezaho nkabe kubwira cyane ko mubizi ko ibimodoka ni ibintu byorohejera. Hari akantu nembaje kubereka kwanza ikiganiro mbere yuko gitangira. Turi mu igaraje turimo kamera imodoka bibye umuntu, uwo bibye n'uyu mugore wicaye hano, sibizi nawe umugore cyangwa ari umukobwa, ariko tugiye kubanza tumuvugishe kwanza. Muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ntago ari meza. Twende kwanza banze wibwira abantu. Nitwa Uwineza Diane. Imyaka ingahungu? Mfite imyaka 32. Uri umugore uri umukobwa? Ndi umumama. Rero twari tumaze kwereka abantu ibibereye mu igaraje. Urimo uvuga uti umuntu wanjye gutya na gutya nuko twagashyize imbere, wenda tubizanye nyuma bino, ariko bansobanurire bundi byakugendekeye biti. Naguze imodoka, nshaka umushoferi wo kuyihanga ajya yintwarira mverise. Tuvugana ko azajya mverise 20,000 ku munsi. Umushoferi dukorana ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu tangira kugenda ndiganya, ndi kugenda ndamubura. Noneho bigeze aho ukwezi kwa kane ndamubura burundu, ukwezi kwa gatanu ndamubura burundu. Amezi amaze kuba amezi 6. Mwaya 6 na 3 yonyine namubonyemo, andi 3 naramubuze. Ntago nziyo yagiye, na GPS yari mu modoka nayo ntago nkibasha kuyikontrola ngo nyibone, narayibuze. Uretse gato, imodoka ni yawe wowe ni wowe nyirayo? Imodoka ni yanjye, ni ngewe nyirayo. Komeza uruvuze uti na GPS nuko. Ubwo rero nkaba narinje kwitabaza umuganga ngo ndebe ko yamfasha mbashe kugarura imodoka yanjye pe, kuko ndababaye mfite agahinda. Imodoka narayibuze, amfashije yamubufasha imodoka yanjye nkayibona. Okay, ubwa mbere tubanza tukwihanganisha, ariko imodoka yawe wenda ni ubuhe bwoko se? Watubwira plaque n'ibiki kugira ngo umuntu abimenye neza fresh. Imodoka yanjye ni ubwoko bwa Picnic. Watubwira kuri plaque yayo nyuma yo ubundi nukuvuga ngo wowe ntago ari wewe wayitwaraga, wari wayihaye umuntu? Nari nayihaye umushoferi Rutamisiye Jean Claude. Yego. Naramubuze ubu nago nza ahantu aherereye. Yaguhaga ngahe wenda? Twari twavuganye ko azajya mverese 20,000 ku munsi. Yego. None ikibazo ni iki? Naramubuze, naburanye nawe. Ukwezi kwa mbere twarakoranye neza ari kumverisa, ukwa kabiri ari kumverisa, ukwa gatatu atangira kugenda ndiganya, ngenda mubura. Amezi 4 ukwezi kwa kane
ngenda ndamubura gutyo burundu none amezi 6 amaze gushira ntago ubu ngubu ntago nzi ahantu imodoka iherereye naramubuze. So ubwo rero abantu mudukurikiye uyu mudamu aravuga ati jewe ndi gusoza umwaka nabi niguriye ikinyabiziga cyanjye fresh ngira ngo kije kimpereza umusaruro ndangije umuntu mpaye ikinyabiziga akajya agira gutya akanteka imitwe ntanyishyura ati imodoka narayibuze akibara kuvuga iyo story y'imodoka twavuze tuti nka 5 reka tuhagere tuyokurikirana iyo nkuru turi kumwe n'abagabo babiri hakurya hangaha abo mbizi kari abagabo ariko nuko mbona ari igitsina gabo nyine tu so rero nibo twe tuje kureba uyu mudamu niho ari avuga ati mbere yo kujya mavuzi bagakondo kujya kubaza bino bintu tangaza makuru mwe muhari kugira ngo ibintu bice mu mucyo muraho neza amakuru yanyu amahoro rwose babita bande rero ngiye nitwa Mutabazi mbangukira rwa Muhizi rwiza bwa Mukasa ni amazina uniswe n'umusaza dore ngo uyu ni umusaza wanjye nawe ngo yarahari ahubwo ndi kugira ngo kubera ko ari we wampaye ubushobozi hari nawe ibi byose ahubwo mubwira uwo muko wegera inyuma gato yikuremo izo nkweto wegera inyuma gatoya. Reka tubanze dusuze n'umusaza ariko muraho muze muraho neza makuru neza witwa nde rero banyita mu cyembe bwiza bwa Mukasa umufite amazina agoranye twagusanze hano rero ndetse n'umuhungu wawe hano ku ruhande ko mucanye muratetse ntabwo dutetse ahubwo uri kubona ari umuriro w'ubutetsi ntabwo ari umuriro w'ubutetsi kuko nta biryo biriho ahubwo ugomba kubibazaho neza witonze ntabwo ari umuriro utavanga tongera kuvuga ngo guteka uri hano mu gicumbi cyacu kuko nta byo guteka birimo hano ibikoresho bihari n'ibyo gufasha abantu bafite ibibazo waba ufite ikibazo cy'amarozi waba wibwe numva ko n'uwo mu mama atuganye ari kuvuga ko yibwe ahubwo ndumva ari cyo kintu twakagombye kugeraho tukamufasha kubona ikinyabiziga ciwe. Umudamu ati rwose mu nyaranje mu njyana ahantu hafatika ushobora kugira gutya ubwo ngiye ku giti cyanye ndamutungukanye ni 5 guys abantu barabizi rwose ago turi ba Messi ariko turagerageza tukaranje umuntu y'ubushobozi tubufite. Mada ntiwagezeho igomba kubera ndabizi neza ko bari bumfashe bigakunda imodoka yanjye nkayibona ngaho tanga icyifuzo ubwo ngiye ubwo mbivuyemo uretse kuba gusa mikoro iri buhagume ndetse na kamera za 5 guys imodoka yanjye ikagaruka nkabona uriya mushoferi wantwariye imodoka ikangarukira bayitwaye igihe kingana gute bayitwaye ni amezi 6 mwanya umushoferi mubuze yari umushoferi wawe biri aho ngaho nk'uko umuntu aba afite imodoka hari agashaka umushoferi niko byari bimeze kuvanga ikintu ushaka ni ukongera gusubiza imodoka yawe cyangwa ushaka ko n'umushoferi tumuguhanira bikagaragara twamuhaye n'igihano nk'umuntu wibye tuyo umuntu yibye tumuha igihano waroze tumuha igihano abajura n'umuntu wagize nabi umuntu wese wagize nabi tumuha igihano tukagaragaza n'ibyo bintu yibye twe tubigaragaza ku karubanda ntabwo ari ibintu byo kunyura hirya cyangwa kunyura hino tukubwire ngo uzategereze ejo cyangwa ejo bundi ni ibintu biba bigiye guhita bikorwa ako kanya waba wihishe waba wagiye hanze y'igihugu waba uri mu Rwanda waba uri muhehe ahantu hose wajya ugomba kugaragaza ko hano dufite imbaraga dufite n'inzo kuri kuzibona umuntu wagutwariye imodoka rwose wazanye amafaranga yo gusuzuma ngo tumushike tumenye ahantu ari amafaranga ko nari nyafite kuri telefone ntabwo ari menshi ku buryo twe umuntu iyo yageze hano ntabwo bigombera amafaranga yo kuri telefone umuntu utanga amafaranga kuri telefone ni umuntu uri nko mu gihugu cya kure cyangwa umuntu utashoboye kuba yagera hano bamwe dufasha online tukagufasha utari bugufi ariko wo kuva waje ugiye gushaka twe ntabwo dusuzumira amafaranga ngayo kugura iyo modoka yawe ugiye gushaka ubushobozi bw'ibihumbi 20
numara kububona urakuramo izo nkweto wambaye, nurangiza ubushyire muri rino hembe iri kubona, urangiza urirambike hano uvuga ati babyeyi nje kugira ngo mumfashe muri modokari yanjye. Ubwo bushobozi bw'ibihumbi 20 wabuzanye urabufite? ndebe ko hari ayo naba nitwaje mu gikapu. nari nyabonye. Batware bakuru ndashaka ko mungarurira imodoka yanjye nkabasha kuyibona. Hanyuma rero ambura izo nkweto zawe. Hari ikintu wambaye nk'impeta cyangwa cy'icyuma ku kuboko? Ntacyo usibye udukomo twonyine. Hanyuma rero muze turashaka kugira ngo tugaragaze umuntu watwaye iriya modokari. Tugiye gutuma iriya nzoka imwe iriya ntoya, kubera ko n'ubundi hariyo y'abajura, usibye abarozi nibo bazi iriya nini. Ndagira ngo uzane iriya mbehe. Tugiye gushikira uyu muntu tumenye umuntu aho uyu watwaye imodoka aherereye. tugiye kugufasha muko mura, tugiye kugushikira, tugiye kugufasha ukoresha ihembe ugiye gushikiraho, gushira ihembe mushike bashike umusambo, turebe ko turi buze kumufata. Tugiye kohereza ya nzoka ntoya, niyo iri buze kugira ute, urabanza uhuhemo uyu muti, uhuhemo nka 3 kugira ngo tubone uko tumushikira neza. Kumva? Yego. Urakoresha akakantuza ramwirambere. Bya binene kwigisha ariko ujye ubikurikirana neza. Uzagira ibyo wibagirwa, dore ndi gukura. Kuva mu nzira ibyo nakwigisha byose ujye ugenda ubikora, nzabigusigira dore sinkireba. Dore ndashaje. Jugunya mu iyo mbehe. Iryo hembe ubanze ubikoze mwako gati ugiye gukoresha ushika, kugira ngo iriya nzoka yacu igende neza n'umusambo neza. Urabyumva neza? Yego ndabyumva rwose. Umuyasize twaducensheri urahuhamo naho 3, huhamo ibintu uravuga, nturi buvuge, ngo nawe urabizi narabigusobanuriye. Iriya nzoka kugira rero ngo igende neza, urayihereza ko igenda iritamiye. Yego. Iritamire kugira ngo ikore urugendo rwiza. Shiraho ngaho. Ushaka batangira gushika. Shika. Mukobwa, uri muranyumva neza? Ufasha umusambo ujye umujura amushike neza, kugira ngo bavuze ko yitwa Jean Claude nde? Tamisire. Turashaka kugira ngo iyo modoka y'abandi watwaye aho uri hose naho muri niyo modoka uhita ugaragarira aha ngaha tubone n'ahantu uherereye. Turakubwira igihembo ugomba gutanga. Ugiye kugenda ahantu kugira imodoka uri kubona ririya garage niryo bayishizemo, hari biri kureba muri ririya garage. Kaniyo dore ngiyo. Imodoka iri ngiyi uri kuyibona? Ngiyi imodoka yanjye dore ngiyi. Ubwo rero tugiye gutuma inzoka yacu, ugiye guhaguruka ugende ku igaraje
iryo garaje turaguha umurinzi uragenda ukuyobora naho aho urahita ugera kuri iryo garaje urahita uhasanga umuntu uri kwigaragura wambaye inzoka iriya modoka ni iyawe. Umusaza naguhereza vuga ngo jya tambura jya tambura tambuza ubutambuzi bugenzi bwa mukasa ugereye amahoro. Sawa. Wowe ibyo ugiye kugenderaho urabyumva neza. Aka ngaka shiro 3 gashimisha koshi ugiye kugenda n'umuherekeza wacu inzoka urayisanga yamwizinzeho. Yego murakoze. Turakubwira tubwo uri muti ugira ute dufasha kugira ngo uramujura wacu agaragara kandi tumukoze isoni. Urabyumva neza? Murakoze. Uragenda tuvugana kuri telefone turaguhamagara. So abantu turi kumwe tugiye kujyana n'uyu mudamu agende muri make, ni ukuvuga ngo iyi nkuru irangire turebye ese ni gute biri buze kugenda. Ni Junior, ni Five Guys, turahabaye. Tugiye kohereza inzoka yacu murajya kuhagera. Uranyumva neza mukobwa? Tugiye kohereza inzoka yacu urajya kuhagera. Iyo nzoka ubwo tugiye kuyohereza turagira ngo ari bwo mubona. Tugiye kuyohereza twebe dukoresha urushiko rw'amahembe n'inzoka, ariko nk'umujura wibye nako kanya tugiye kumwoherereza inzoka. Genda ugaragaza uwo mujura rwose Cobra. Mu masaha y'ijoro nibwo ngira ngo iyi video twatangiriye ari ku manywa, ariko nibwo tugeze muri ya garage. Uyu mudamu avuga ko imodoka ye muganga yamubwiye ko imodoka ye irimo. Amugabo batubwiraga ngo bohereje ngo umuvandimwe nguza ngo kubikurikirana. Murabona ko ni umuntu w'umugabo rwose wambaye inzoka mu ijosi. Mu by'ukuri gukamera bino bintu ni nko kwiyahura. Wa mudamu twavugaga nguyu hano yamaze kuhagera. Mada, wabonye shoferi? Mva namubonye pe, dore shoferi n'uyu niwe wampemukiye. Hariya yitwa nde? Yitwa Rutamiseye Jean Claude. Uyu mugabo ko ndeba afite igikoresho hariya mu ijosi giteye ubwoba. Ngira ngo mwabantu umwe mu mbabarire sindi bumuvugisha rwose. Abantu mudukurikiye mu mbabarire sindi buze kumutunga mikoro. Nawe ari uri ngiye waba wiyahuye. Murabona ko abantu bahuruye mu igaraje na masaha ya nijoro. Imodoka y'uyu mudamu muyirebe neza ngiyi hano, bari batangiye kuyihindurira plaque irapfutse, amatara bapfutse, ibintu byose birapfutse. Abantu bahuruye kugira ngo barebe iki gikorwa kiri kubera hano. Murebe iri kwitabwaho imodoka y'uyu mugore. Nyuma yo kubona imodoka yawe uri kwiyumva gute? Ngiye negereje nyine ngo avuge ambwira impamvu yabikoze. Ngiye kuba muvugisha simuvugisha, reka nta kibazo ndavugana nawe. Yego. Ariko ambwira impamvu yampemukiye. Impamvu yari yantwariye imodoka kandi twari twagiranye amasezerano yo kagiye kumbera umukozi. Akampemukira bigeza nkaba ndinze guca muri ubu buryo kugira ngo mbashe kubona imodoka yanjye. Umuntu aratugurishije aratubwira ngo ni mwijyane w'umuganga tuza twenyine. Urabona ko mu by'ukuri ibyo niyo mpamvu navuze ngo mikoro yanjye sinyegereza kuri uyu mugabo, kubera ko yambaye inzoka mu ijosi. Aravuga ati ni mugende. Uyu mugore ngaramuvugisha kuri telefone rwose. Imodoka yibereke di. Imodoka dore ngiyi rwose bari barimo baradekora, bayihindura ibintu byose. Mugaragaza ubundi imodoka cyangwa ikinyabiziga bundi kirangwa na mote na plaque. Murebe neza plaque rwose bari bamaze kuyikubitaho. Bahinduye ibintu byose, ariko ndaza gufata n'umwanya wenda mvugishe umuntu uri kuyitaho agira ibyo atubwira se byagenze bite. Murano ko abaturage bose bahuruye hano baruzuye. Ngira ngo wahamagara wa muvandimwe njewe kuko ndashaka kuva hano.
ngira n'inama abantu muba mwumva mwatwara utuntu tw'abandi, mwarahagurukiwe rwose, mwarahagurukiwe. yitabye hanze ariko negisiyo ntabwo ari kuri nari ndimo mbwira abantu bantu mugira gutya mukajya kufata wenda ibintu bitari ibyanyu rwose mwokabyara mwe. Iyo ibintu nk'ibi byakubayeho, uyu mugabo murebe neza, inzoka irimo iramutemberaho uko yishakiye rwose pe, irimo iramutemberaho ngo ntabwo iri bumurekure ngo mpaka imodoka isubiye kwa nyirayo. Mwabantu mwe mwihangane mujye murya utugabuye. Mu by'ukuri ibaze ufite umugore n'abana, ubundi ukagaragara ahantu nk'aha, inzoka yaje muri buno buryo ariyo ikwifitiye ku giti cyayo, wakumva umeze ute? Reka tubivuge nk'abantu, waba uri umunyarwanda, waba uri umurundi, waba uri uwahe, ariko mbwira ukuntu waba wiyumva. So rero dutange message ivuga ngo iyeranje ujya urya kagabuye. So uyu mugore yari yabitubwiye kare ku manywa y'ihangu, kuko ahantu turi tuhageze bitinze, haciyemo igihe kitari gitoya kuko byamaze kuba nijoro. Urumva twakoze urugendo rurerure, imodoka y'uyu mudamu iri kwitabwaho, muri kubireba. Turashaka kugira ngo tumenye ibintu biraza gukemuka gute, biragenda bite muri makeya. Halo muga ko nahageze none ko wa mugabo namubonye. wa mugabo wamubonye Ni namubonye. ngaho musinze twa mutima guhaye Yego. hanyuma ibindi amafaranga aza kubishyura kuri telefone nari nakubwiye, hanyuma ibindi ukurikirane umuntu wakwibye yakwishyura kugufasha kubwumvikane bw'ibyo yatakaje. Yego. Turahita tumuha igihano cyo kumugira umusazi, noneho uko hano n'ibindi bintu by'ubusazi. Yego. ngaho mutere utwo twatsi naguhaye. Sawa urakoze. umwanzuro murafata w'uburambwe. Sawa urakoze. Sawa. Wamujura we. Wamujura we. umunsi wose yiriwe ahangaha, ariko nyine inzoka yo yari inamuriho tu. Natwe twagize ubwoba, twashatse kwirukanka cyane fresh. Ikibazo rero ubu ngubu ko bari buze kuvuga abantu wenda badukurikiye bati uyu nguyu uri kuyimukorera gutya yihindagura gutya nawe abifitemo uruhare, wowe ufitemo uruhare bino bintu? Okay, nje nta ruhare mbifitemo kuko aba ari akazi kacu nyine. Umuntu abakora bisanzwe tu. Okay, abantu mudukurikiye hano kuri 5, icyo tugiye gukora ni ukureba ese bino bintu biraherera he. Umuvandimwe aravuga ati nge ntibinde babampaye ikiraka. Murabona iyi modoka niyo y'uyu mudamu, arimo avuga ati ngewe ntabwo nabura imodoka yanjye kandi hari abantu bagomba kumfasha. Abantu baruzuye mu igaraje muri kubireba, babereke neza, kamera za 5 zirahari, babereke igaraje ryabaye igaraje. Muvandimwe aravuga ati ngewe nahawe ikiraka, ntacyo bari buze kundenganyaho. Icyo tugiye gukora turakurikiranira inkuru mpaka tumenye ngo ese imodoka yasubizwa nyirayo cyangwa se biragenda bite. Okay, ibyishimo ni byose kuri uyu mudamu avuga ati nyuma ko ni imodoka yanjye ngomba kubyenjoyinga. Uri kwiyumva ute rero? Umva ndishimye cyane pe. Ndishimye cyane kuba mbonye imodoka yanjye. Yego. Uyu mwaka ngiye kuwutangira neza. Yego. Ntabwo ari ibintu bisanzwe ubundi mu buzima busanzwe kwiba imodoka pe, uretse ko wenda we uvuga uti nari nayihaye umuntu agira gutya aranjijisha. Uri kumva umeze utu? Ndumva nishimye, mfite ibyishimo, ndi kumva ariko nta muntu nzongera kwizera. Ntago bazongera kumpemukira ngo bikunde. Ugiye kujya uyitwarira? Ubu ngiye kuzajya nyitwarira. Nyuma rero yo kuvugana n'umuvandimwe, ariko uriya muvandimwe bagize gutya bakambika iriya nyamaswa, reka bari ko mbyita,
abantu wenda bamucishijemo ijisho niba afite umuryango cyangwa afite iki babibonye, inama wagira wenda abanyarwanda cyangwa se abantu bose baba bumva bafata ututari utwabo? inama nabagira rero ni ukuzajya bakoresha ukuri, kuko ubu hari abantu baje bo kudufasha bafite ubuhanga bazajya babatamaza ibyo bakora, ibyo baba bakoze bashaka kuduhemukira bakabatamaza. Nese buriya ntiyasebye, buriya yasebye, yasebeye mu bantu, ngayibaze n'undi babimukoreye kuriya n'undi bakabikora kuriya, kiba ari igisebo baba bari guharabika bagenzi babo. Njye inama nabagira ni ukutabyongera, abantu bajye bagerageza baba bizerwa. Muri make nta muntu ugomba kugarikira ibitari ibye, we ni ubyita. Nawe ntukararikira ibitari ibyawe, kubwo kora cyane ugere ku byawe. Tumera nkaho wenda tugana ku musozi kugira ngo nivire, hano ni amasaha y'ijoro. Ubwo uriya muvandimwe wagize gutya gukorera ibi bintu ni gute wamubwira iki? Namubwira nyine akagenda agakora, agakura amaboko mu mufuka nimba ashaka gukora, akaguriye imodoka cyangwa agakora ibindi bintu by'izindi business, ariko atagiye mu guhemuka. Nese harazi ko azacika uriya muganga. Ari abantu bo kudufasha bahari, uriya muganga arahari, yabikoze, aramutamaje, arafashwe. N'undi azajya guhemukira gutya azafatwa, n'undi gutyo. Ubundi bisambo ntago byagakwiye kuba bihari. Tugere kuri muganga. Ubwo muganga uramushimira utere? Ndamushimira cyane, ahubwo kamuhamagare muvugishe, mushimire, mubwire ko n'imodoka nayibonye. Nta kibazo, mpita ntanga ka message igihe ari guhamagara. Abantu mwe wenda muba muvuga muti jewe ndarya ntakoze, mwoka byaramwe nyine muhigahige, byarakomeye. Niyo mpamvu Junior mba ndaye imihanda, no kubera ko mba ngira ngo mbashe kubona ibirayi byakibwa, niko njye numva mubivuga. Biba byiza rwose iyo wakoze ukarya utwo wakoreye, nibyo byiza cyane. Uko byabimeze kose nubwo warya duke ariko twawe ku giti cyawe, sibyo byiza. Ntabwo ari itaba agiye kwitaba. Akwari igikorwa umuntu agukorera ukaba utazakibagirwa mu buzima. Allo Muga, imodoka yanjye nayibonye, urakoze cyane pe. Imodoka yawe wamaze kuyibona? Imodoka namaze kuyibona, wa mugabo namufashe. Rero ukuntu bimeze, yego, amafaranga bari yaciwe, yego, wagombaga kuba watanga imodoka yawe uyibonye, nawe wari watanze urayazi. Yego, turagira ngo ayo mafaranga twewe uraza kuyaduha mu buryo bwo twavuganye, urakoresha telefone cyangwa uzo kutureba ku kazi n'ubundi byose urabyemerewe. nta kibazo Muga. Uranyumva neza kuko twewe, yego, dore nibyo ndari nagusobanuriye yuko uvuga ngo abantu ujyanye ngo wagiye ahantu biranga, ariko tuwe hano iwacu n'ibyanga. Waba uri muri Amerika, waba uri muri Kenya, waba uri muri Tanzania, waba uri muri Sudani, waba uri ahantu hose waba urimo. Yego, uranyumva neza? ndakumva. Tuwe niyo duhamagaye, niyo waba udahari, niyo udahari nuko wari wanze kubyizera, ariko turagufasha, tudutuma tube tudatumwe n'amahembe cyangwa n'iriya nzoka ubonye twatumye. Na ziriya zindi wabonaga twari tugomba kuzituma, ariko twanze gutera abantu bari bari aho ngaho ubwoba, dukoresha iriya imwe kandi wabonye ko ibyawe bigize gute bitunganye. Yego, ubwo rero ari bagenzi bawe, yaba ufite ikibazo cy'ibyigwe, ntugatinye rwose kuduhuza nawe, cyangwa umuntu ufite ikibazo yaba urubyaro yaba iki, dukora tuvura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, byiganjemo kugaragaza abayobozi, ibintu byose umuntu wagize nabi turamugaragaza. Ahubwo na wa mukuru wawe wavuze rwose nawe ufite ikibazo cyo kutabyara, nawe umuzane rwose. nta kibazo Muga, murakoze pe, nzajya ndabakurangira ntaribi. Sawa, murakoze, amafaranga nzayizanira ejo, nzahagera Muga, nje no kugushimira, urakoze cyane pe. Urakoze nawe. Yego, amafaranga gushobora gufasha abantu ntabwo twamusobanura. yego, wa mugabo we, nubwo twavuye aho ngaho ndeka nongere nsuhuze. Muraho? Muraho neza? Muraho nanone. Ibyo mwatwoherejemo n'uyu ni Junior uriya wari uri mu rugo, wa munyamakuru.
umunyamakuru waje hano. yego ibintu mubigenje mute buriya koko we ni ukuvuga ngo dufite imbaraga nakubwiye ko haba umurozi haba uwaroze nabone usanga umuntu apfunze bitunguranye ngewe ukampamagara ukambwira agashaka umuntu wanyangirije umwana yego muzana aho ngaho mu santere nk'uko yagaragaye akaza yambaye inzoka abantu bakamubonera ku karorero abaribo bose yaba uwaroze yaba uwibye gutyo byagaragaye yaba n'umuntu n'abakobwa bano bazinze n'abagabo nabo rwose ndabazingura bagashaka bakabona iki urubyaro n'abagabo yego so reka shobora cyane turi kumwe izi nimero uyu mugabo avuze urazisanga ku kiganiro fresh ubundi umuhamagare baze bakugera ahantu uri ubafashe turashimye cyane ko turi kumwe mada urayamara kurama amafaranga y'ukuntu ngorobereje hano rwose uwo mukupe bundi wishyure shime cyane ko turi kumwe ni fresh cyane iyo ibintu wapanze rwose ukagira gutya ukabona biciyemo biba byiza cyane abagabo reka mve hano batankora mu mufuka bakansaka rwose harimo bamwe numva barimo bankorakoraho ndabashimye cyane mada nizere kuri buze ku ngumvugisha ariko murakoze cyane murakoze cyane birakunze yego ukeneye uyu mugabo ukoze kino gikorwa cyo kugarura iyi modoka yakogira hirya gutyo bereke di kinyabiziga buriya urahamagara kuri zino nimero nyine nari mvuze we yivugiye haruguru nimero 2 ni Tigo ndetse na MTN ndabashimiye cyane nitwa Junior Sinjya muri Migozi Mpambira love you so much.